The Ben turamuzi ni umuntu umustar uzwi cyane. The Ben arakaze kandi arakomeye. Arazi. Wabonye ibintu yakoreye Uganda. Ariko se buriya bira nakorewe. Ariko kari akambi yakoze ko gusoma umuzungu. Barabibonye. Naramubonye asoma umuzungu kabisa yasoma. Kari akantu. Kari akantu. Ariko buriya banibaza buriya Pamela nta kibazo bigira. Buriya Pamela nta kibazo bigira buriya nka kuri yasomye umuntu. Buriya Pamela we ariko bajya bavuga ngo abagore b'abastari barihangana. Kwa ibintu byinshi bagenda baca mu maso abenshi ubona bashaka gushaka iki abastari. Ariko buriya Pamela we buriya yari yakiriye kubera yuko so bimeze bitetse. Sawa ni sawa. Na amahoro. Amahoro ndashima Imana. Iyo ndi muzima mbameze neza ari nta kibazo mbafite kabisa nta kitima kibi kabisa. None tutizinze mu magambo turagira ngo tuze duhereze ukuri abanyarwanda. Mbega uku kuri tugiye gushyira hanze ni ukuri kwimpamo n'ibintu turi kureba ku nkoranyambaga bitandukanye. Na makuru meza twifite The Ben yasohoye iwe ku giti cye. The Ben rero biravuga yuko yagiye mu gitaramo muri Uganda ndetse ngo ikintu cyari kimujyanye cyane ngo ni ibyana. Abantu benshi bakomeje bakomatingaho ngo The Ben ngo ikintu cyamujyanye muri Uganda ni ibyana ngo bamwemereye miliyoni 20 z'amadolari. Ngarangije ngaravuga ngo ngiye ngo ndashaka ngo miliyoni 2 ngo izindi miliyoni 18 ngagira ute ngo bazaziha abana. Kandi noneho ibintu ndi kuvuga buri kantu na buri nguni babikozeho video babikozeho amakuru buri kantu na buri nguni babikozeho ndetse n'abantu benshi bakomeje bakomatingaho muri rusange. Ubu niko kuri tugiye kubazanira hano kwizi kamera za Kidasamura movie. So rero tubanje kubasuhuza mugira umunsi mwiza. Izindi ncambake ziri butandukanye turavuga ku muhanzi wanyu The Ben, tuvuge kuri Scovia Mutesi, twambuke tuze tuvuge kuri Julienne. Ariko Julienne we nabirenze nta mbega turaza kwibabwiraho bikenya. Jackie ntabwo tumugarukaho ariko buri kantu na buri nguni bo turaza kubagarukaho. Dodo turagaruka kundi muntu umwe bivugo yuko ngo yari yarafunze bamwita Kalifani Kovinda rero yakoranye indirimbo na Marina heruka gusohoka Chemis Miri isohotse iyo ndirimbo yiwe nawe turaza kumugarukaho. Twe dufite amakuru bavuga yuko bamufunze ariko twakurikiranye amakuru ndetse n'ibyo yatangaje dusanga ntago yarafunze Kovinda kwa yuko ni ibintu by'ibihuwa byavugaga ndetse Kovinda yagerageje gushyira ukuri hanze nabyo turaza kubibabyiraho. Reka dutangirire kuri The Ben umusa none se reka nkubaze ikintu kimwe sibyo. Anga dufite The Ben yagiye gukorera igitaramo muri Uganda. Ase watunyura muri bacyageze Uganda byagenze bite? Uganda The Ben urabizi no umusitare wemewuzwi cyane ku rwego mpuzamahanga urabizi neza. Umusitare ariko The Ben ibintu yakoreye Uganda shomi nagahoma muno ariko nje nkibaza ati biriya bintu The Ben akora kuki biba igihe cyose yagiye mu birori wabonye yagiye mu bitaramo mbambe sorry mu bitaramo wabonye cyajya Musanze ariko buretse gato agambaze mukosore sibyo. The Ben akigera muri Uganda yatangiye stage yari ibyana ndetse nabonye ibyana ifoto yiwe biri kwifotoza byamba amakarisi gusa amatike yaguzwe n'ibyana gusa nta muntu umugabo urimo bose abantu baguze amatike n'ibyana ampaye amatike abeshi 80% n'ibyana gusa. Ariko biravuga yuko ngo ikintu cyamujyanye yari abana ngo kugira ngo abice bigace. Ariko mugari wawe reba The Ben akurura ishyanga kara kantu k'ishyanga abantu bakagarutseho ko kira gitaramo yakoreye Uganda kara kantu k'ishyanga abanyamakuru bagakomatinzo cyane bakagarukaho. Ese kubera iki yakuruye ishyanga sibyo n'ubu ngubu bikaba biri kumugaruka ngo umusitari yakoze ikintu kibi buri gihe kiramugaruka harya ishyanga ari kuruhendera ishyanga yari kuruye reba mukobwa wagiye kunkoranya mbaga kambara ubusa akirongoza Emerine niwe yakuruye ishyanga ni ishyanga yari kuruye. Ariko twebwe tukibaza ati kuki ibyo bintu biba ariko yakoze ibitaramo akumakomeye. The Ben turamuzi ni umuntu ni umustar uzwi cyane. The Ben arakaze kandi arakomeye arazi wabonye ibintu yakoreye Uganda. Narayibonye ariko se buriya binakorewe Uganda ariko kari akantu yakoze ko gusoma umuzungu. Barabibonye naramubonye asoma umuzungu kabisa yasoma umuzungu kariya kantu banibaza buriya Pamela nta kibazo bigiraho. Buriya Pamela nta kibazo bigiraho buriya nka kuri yasomye umuntu buriya Pamela we ariko bajya bavuga ngo abagore b'abastari barihangana kwa ibintu byinshi bagenda baca mu maso abenshi ngo nagwa bashaka gushaka iki
abasitari ariko buriya Pamela wehe buriya yari yakiriye kubera yuko ni ibintu amenyereye bihora jewe ndaguciye mu ijambo ejo bundi nari kumva ku kiganiro Godfather yakoze bavuga kuri The Ben kari akantu yakoreye Uganda asoma umuzungu hariya hantu burangiye Godfather njyewe buriya Godfather byagenze bite yamukozeho ikiganiro ariko abantu benshi baragikomatiza bavuga ati iki niki Godfather yakoze ikiganiro byaragaragaye ariko rero so reka mbanze mbasomere ndetse ibyatangajwe nawe ndetse n'ibyavuzwe kugira ngo tubandanye The Ben tubahereze ukuri kwe. The Ben biravugwa yuko yagiye muri Uganda gukora igitaramo ndetse yagiye asanga baguze amatike ari abantu benshi gusa hari higanjemo igitsina gore ndetse n'abazungu batandukanye impande n'impande ariko rero kugira ngo ashimishe abantu kugira ngo abantu bajye bamukumbura niyo mpamvu yasomye uriya muzungu kugira ngo abantu bajye bamukumbura ngo n'utuntu tutujoti twinshi abakora kugira ngo abantu bamukumbure. Ikindi cya kabiri yo ni B biravuga yuko ubwo yakururaga ishanga Emeline yagira ngo agire Emeline umusitari noneho akongera akavuga ngo yamugize umusitari kugira ngo areko yakwiteza imbere ngafasha abantu benshi. ABC tugiye ku cya gatatu bikavugwa yuko Emeline ibintu yakoze nyuma mbere yuko amuha ubusitari ntabwo we bimureba nta n'ikintu abivugwaho rero akagomba kugaragara muri iki gitaramo agaruka muri iki gitaramo mwihangana no magambo kuyasoma ndabona bikomeye ari mu cyongereza ariko ntikwashe kwashyira mu kinyarwanda no mpamvu birimo biratugora. Akomeza gukomantinga mu gitaramo cya Uganda ndetse ari byo mushuti wacu aza kubitubwira abantu bamuteye abakomenti n'abantu bamwanditseho aravuga ngo turano dukoryo twanjye mporana ngewe The Ben mpora ndi mushya ntungura abantu buri gihe nze ndi mushyashya abantu babiteguye gukonje ariko ngendaza nkabashyushya nk'urugero nakuruye ishyanga abantu barasara icya kabiri nsomye umuzungu abantu barasara icya gatatu umunsi umwe nari ndi muri arena nayujuje ndimo ndapromotinga abasitari icyo gihe nararize nagize amarangamutima menshi nabwo abantu nabo bararize kubera ko kubw'igikundiro bamfitiye. Ikindi kikurikiraho biravugwa yuko ABCD tugeze kuri D aravuga yuko ibintu byose byabereye Uganda arabyemera ariko aravuga ngo nta cyangenzaga kibi agasoza avuga ngo rero ndabakunda cyane kandi mujye mwe mudahwama kundeba cyangwa mukomeza mu supporting ibintu nkora ngewe ndi umuntu mwiza nta mico mibi nkora ibintu byose banyanditseho ntago ari byo rwose kuko nanjye nacekinze koko nsanga abashaka kugira ute turano utuntu dushyashya bayazanye hari ikintu baba bamukomatingaho ku byavuzwe hano ibyavuzwe rero byavuzwe kuri The Ben nta kinyoma na gito kirimo ariko kano kantu k'ibyana banditse ngo ntago yarazi ngo ko hari ibyana gakihagera ngo yise ngabona ibyana wanyumvise ikintu ahubwo reba indabo bamwakirije hariya abantu baravuze ati ese uyu mugabo ni urukundo gusa no ariko wareba ijisho ry'uriya mugabo kavuga ati shaka ntago ari shyashya areba akana ko mu jisho kari amakuru mfite nzanya ahangaha ayo makuru no dushaka kumenya kwanza ayo makuru dushaka yatubwiye abanyarwanda bayamenye ariko ukuri rwose ukuri tugiye kugushyira hasi mumenye buri kintu n'ikindi ukuri rwose mumenye nuko utari ukuri urumva ndakumva cyane ushyira ukuri none se urabona The Ben cyagiye ajya Uganda ajya mu gitaramo Serena urabizi ko yajyanye Kevin Kade ajyana Element yajyanye Kevin Kade na Element agiye muri bakavuga ko kiriya gitaramo The Ben yari yagiyemo yego atari wowe wagiteguye cyari cyateguwe nande ko tuzi ko cyari cyateguwe na nyiri Serena Hotel abwira ko yaraziranye na The Ben abwira The Ben ati ndashaka ko uzaza gususurutsa abantu ku hoteli yanjye Serena Hotel iriherereye mu gihugu cya Kampala mu mujyi wa Uganda mu gihugu cya Uganda mujyi wa Kampala hararwagati mu gihugu cya Uganda hari ya Kampala mu byumve neza ni Uganda Kampala
yarajyanye na Element na Kevin Kade bamusaba ko ariko na kino gitaramo mfite amakuru tuza nkubwire nta kibazo kandi nta kibazo rwose bamusaba ko atagomba kuzaza ari wenyine yego agomba gutoranya abahanzi bintoranwa ahitamo Kevin Kade ahitamo na Element nibwo bahise burira mu kirere baragenda bose bafata indege baragenda babanje kurira indege ari we na Kevin Kade The Ben yabasanze nako Element yabasanze Uganda yagezeyo ku isaha ya 8 z'umugoroba ariko shomi yanjye ibintu bakoreye ni ibyo bintu bakoreye byo dushaka kubashyira hanze mukabyumva ngiye kuko wasimbutse hagiye mwabira bihugu byanze gushaka amakuru niyo muntu wabwiye ati Samura Movie tubafite abambasaderi batandukanye umwambasaderi ari mu bihugu bitandukanye byo hanze jubundi yari Uganda ubwo The Ben yakoreraga igitaramo ibyo ari kutubwira yabirebaga amaso ku maso ahantu hose ubuyoba yahageze rero nadusobanurira jewe nabirebaga amaso yanjye ku maso ku yandi The Ben ibintu yakoreye hari ahantu mwabantu nagahoma munwa Godfather yabivuze ejo bundi abantu baramutuka baravuga ati ngo nugusebye umuhanzi ngo nukwica izina ry'umuntu ngo arashaka ngo gusubiza umuntu hasi n'abantu niki mutaboneye kwira kamera abantu mudukurikiranye live rero ndabona muri kuzamuka mwese muzamuke ndabona mumaze kuba ndabona mumaze kungana n'ibihumbi 2 muri kureba ino live yacu ariko mudusubize mwa bino bintu turi kuvuga izi commentaire mutere commentaire turabasubiza ndimo ndabikurikirana ndahita nanjye ndajya mbasubiza rwose mutere commentaire rwose live mukomeze muze iyi video live nirangira nabwo so ndaza kuyauploadinga muraza kuyibona abatari bubashe kuborera bino live komeza utubwire The Ben ubwo nababwiraga The Ben yaraje ajya kuri stage bakoze kabisa stade inoze club yaruzuye 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 ku rwego rwo hejuru ariko mubare nyamwinshi wari igitsina cy'abagore gusa no kuvuga ngo abagore nibo bari benshi abagore buri abakunda abasitari nyine umugore akunda umusitari bitewe n'uburyo amubona barakunda umusitari akunda umusitari bitewe n'uburyo umubona none se njyewe reka nkubaze njye nabandi umusitari umbona mu yindi kariyeri mugani wawe so ntago turi dufite ibintu byinshi byo kuvuga dufite Kalifani Kovinda tukagira Scovia Mutesi urumva ko dufite ibintu byinshi byo kuvugaho so nibyo nakubwiraga The Ben nibwo yagiye gutya hacomoka umukobwa hariya w'umuzungu umukobwa w'ikizungereza mwiza cyane w'igitomati ndashaka kureba kayita ati nanjye umwana w'i Kigali wakuriye city none barukunda bavuga Imana ngo nakuriye city umwana w'i city arebe gutya aravuga ati yoncenche irakubita The Ben yahindukiye gutya sinzi ibintu bangora yajya gutya ayinukiye gutya amukubise utuntu ahita muryo utuntu watu muhungu se bigenze bite none bantuburiye ni The Ben nisanzwe nzi biragucanga byaraducanze turi abantu benshi bigira naho bimwe turanabyirengagiza turavuga ati reka dukore ibyatuzanye birangire ariko ako kantu yakoze katumye abantu bamwibazaho cyane igora The Ben igasanzwe akora udushya nko mu byo yatangajwe nakubwiye ngo kanongeye ngusubiremo yavuze ngo nafashe Emeline mukurura ishyanga ngira ngo muteze imbere abo musitari ndetse mwibuke yuko nkora nuzuza rene ejo bundi nazamuye abahanzi benshi batandukanye harimo nda yampano harimo n'abandi batandukanye nagiye kuvuga Kevin Kade harimo Element wari muri 155 akaba yarayiyobye kubera ko umukire Coach Gael yaratangiye Coach Gael nyine yaratangiye kugira umwana naramuga ati nanjye mfite impano yanjye ngomba gutera uw'inyuma nkisangira Taiga mishangira Taiga The Ben gusa The Ben yakoze ibintu byiza cyane ariko ibintu uri gukora mu bihugu by'abaturanyi yakoze ariko ibintu atangiye gusoza akora
ntago ari ibintu byiza, ntago ari n'ibintu wakamushimiye umuntu w'umuhanzi uri ku rwego nka ruriya, ntago ari ibintu twakagiye ngo tugushyigikire ngo wakoze ntago wakoze neza, ntago wakoze neza, utwo dushya twawe two gufata ku majipo ntago tudushaka, kandi niba ntago turi kukuvuga nabi, dore ko umuntu agerageza kuvuga ukuri mugahitamo umushinza ngo yabavuze nabi, so ntago turi hano kukuvuga nabi ahubwo komerezaho, ariko turakwishimira kandi turagukunda cyane, kora ibintu bizima ariko ibintu byonga amashyanga amajipo gusomana ibyo bireko ufite Pamela wawe ni icyuki ni mwiza, dore ejo bundi mwakoze akantu kakiryo mugiye kubyara umwana mujya kumubyarira hanze, sinza akantu kariya kantu ariko se wetse mwereke ni gute ushobora kuba ufite umuryango utuye hano mu gihugu cy'u Rwanda ugafata ukajya kubyarira hanze, ukemera ugafata indege ukajya hanze ukajya kuhabyarira, ibyo bintu none wafashe indege kwanza ufashe amafaranga yawe ugiye kubyarira hanze ugize ute ngo birane bicyarashatse kugaragaza oya, ahubwo se muri iki gihugu cyacu uza abakobwa dufitemo hano ibaze gufata tumikire rukurira ukajya hanze ugiye kubyaza umwana, ariya ni amafaranga, nta bakobwa dufite, ariya ni amafaranga menshi baba bafite, baba bashaka kugabanya, ndabeshya se burase sibyo, hari ikindi kintu kimuvugaho gishyashya, ari akantu ya mpano yavuze kuri Pamela, nakahe akantu ya mpano yavuze kuri Pamela, kari akantu narakumvise ngo reka nze nkakubwire karebe aho ngaho tubwire, ya mpano yaravuze ngo ngiye Pamela twarakundanye igihe kinini cyane, dukundana igihe kinini gitandukanye, noneho Pamela nza The Ben aza kumuntwara, birangije hano kwanditse mu cyongereza kirambuye ariko nyine birancangaho gake, ariko ndagerageza nsubike